rwiwa y'umugisha. Reka rero iminota mwami Imana yacu wumva yakoresha ayikoreshe, hanyuma natutege amatwi ku ijambo ryawe. Niduhinduka imitima yacu turagushima cyane. Urakoze kubyumvishe, tubisabye mu izina rya Yesu. Imana ishimwe kugera kuri uyu mugoroba wa Pasika yindi, kandi turi kwizihiza Pasika ntazi ngo ni ya mirongo ingahe, yenda kuri mwe muzi ari iya kangahe, ariko turashimira Imana ku ntego nabwo y'igiterane cyangwa se amateraniro y'icyumweru cya Pasika. Iki cyumweru mu yandi magambo muri teoloji bacyita icyumweru cy'imibabaro ya Yesu, the week of the passion of Jesus Christ, la semaine de la passion de Jésus-Christ. Iki ni icyumweru cy'imibabaro. Ndashimiye ku ndirimbo baririmbye mbere ko musirimba ivuga ngo hari abantu bo bamutekereje yuko yakubiswe n'Imana. Abantu bo niko babibonye, kutunze kugisha ko yaje mu bari kwa bari babyemera, nyamara intimba ze nizadukirisha, yishize imibabaro yacu, yacumita ibicumuro byacu, igihano kitugesha amahoro cyane muri we. Ariko bamubonaga ngo yari yakuri imbere yabo byigereje nk'igiti cy'umburira mu butaka kikazamuka, ariko batimenya ntacyo kizavamo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko imibyimbaye niyadukirisha. Nta nubwo nanditse umurongo mwashingiyeho igiterane, ntabyanije Bahebura 9:10, Bahebura 9:12. Nafashe intego gusa y'igiterane, ariko natwe abavuga ko twongera ngo intego nayo bwayitugora, kubera ko tuba tuzi neza n'iterane tuza kubana naryo, tutazi wateguye intego n'icyo yaragendereye. Iyo dusenga n'ubaza Umwana ati Mana ushaka mvuga iki kuri bibiri, kuba tubwira amagambo makuru gusa, umutwe gusa, hanyuma kandi uyu mutwe tuzawuvuga icyumweru cyose. Murumva rero ko dufite igihe kirekire cyo kuvugaho, genda avugaho none n'ejo, kandi ndagira kumubwire ngo ntuse kugira ikibazo ni wasigara mu rusengero wenyine. Ntuzabona nayo ngihagaze hano umenye ko turi babiri turi muri rusengero. Haleluya, ndutatu bw'Imana burabuya. Sinza guteka ubwoba n'umusohoka mwese mu kwigendera, kuko aya magambo mfite ni amagambo nanjye nibwira ku mabona nijoro. Ni amagambo baciye intego numvishe nababwira, rero uze kwihanganira iminota tuza gukoresha. Ntabwo nzi uko ingana kugerageza kwihuta, ko ndabizi ko abantu tujya kure, bamwe tujya mu ngo gutegura utwo mugoroba, kandi umugoroba bamaze kutugirana, ariko niba mwize mwakirire isaha yose. Ubu iyo saha dukwiriye kuyishyira imbere nyine. Niba bamwe batekereza ko yakubiswe n'Imana, mu bakereza n'ibyo mu rusengero, akumva yakuriza umwanya ashatse agataha umwanya ashatse. Ariko kibaye twari tuzi agaciro k'amaraso ya Yesu. Twese n'agaciro mu mafaranga, n'agaciro mu madolari, n'agaciro mu mabuye y'agaciro, tubabibara bashatse ko tubibara dute. Haleluya, sinzi rero njye naza guhuza agaciro n'akamaro, hanyuma babwire ngo mwese tubwirane ngo aya maraso ya Yesu yadukoreye umuti. Sinzi iryo jambo nyanyumva n'urubyiruko nimba ko mbyumva bisobanura ko biri, ariko amaraso ya Yesu kuri njyewe ndumva yadukoreye umuti. Nje nawe twicaye aha twibwire mu mitima yacu ngo aya maraso ya Yesu niyo turirimba, aya maraso ya Yesu tuvuga, aya maraso ya Yesu tubwiriza ku bwanjye yankoreye umuti. Sinzi ibyawe, ariko njyewe yagenze gute? Yankoreye umuti pe. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana mu mutwe waryo nashimye uko baryanditse, ntibanditse gusa tuvuge ku kamaro agaciro k'amaraso ya Yesu, bavuze ngo tuvuge agaciro k'amaraso ya Yesu kubizera. Ntabwo ari ku bantu bose, ahubwo n'abantu bagira gute? Babyizera. Ngo umutwe wa pastor baduhaye ntabwo ari umuntu wese uri kwipasira yigendera cyangwa wicaye mu rusengero gutya, ahubwo ni agaciro k'amaraso ya Yesu kubizera. Umuntu ugize gute? Wizeye. Ndashima babihimbye gutyo, kuko aka gaciro k'amaraso ya Yesu ni ku bantu n'ibyo bose bahawe ubwo buntu, ariko abantu bose ntabwo binjiye muri ubwo buntu. Bamwe batekereje ko yakubiswe n'Imana nyine, bamwe batekereza ko ari umuntu mwene Mariya, abandi batekereza ko ari mwene Simoni, abandi baravuga ngo ni wa mubaji, abandi bamwita Yezebuli, abandi bamwita umutware w'abadayimoni, ariko
agaciro k'amaraso yamenye ku musaraba kaza bizera bonyine ngo bazicwe bamariye. Haleluya. Mumbabare numva amagambo muri amavuta batubwiye ngo dutangira n'amavuta. Haleluya. Ndavuga agaciro k'amaraso yande ya Yesu kandi kakavuga ku bizera, ku bayemera, ku bazikirimo, ku baze kubona ubuntu bwayo n'ikirimo. Abaheburayo abaheburayo bakunze amavuta ibyayishuwe. Abaheburayo nuko bavuga iby'amaraso cyane n'ibitambo n'uburyo Yesu afite ibyo byose. Ibice 7 9 kugera 17 twasomereza twumve ntabwo musigura tugiye kumanuka nsomeye akandi kamaro ka kabiri. Aravuga ngo hanyuma y'ibyo ubona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose. Haleluya. Bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Amen. 10 bavuga ijwi rirenga bati agakiza ni ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. 11 nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati Amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose. Amen. Umwe muri abo bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? 14 ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Aramubwira ati abo ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. 15 nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. 16 ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose. 17 rero turangiriza kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Amen. Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye nawe ushaka kuneskezwe n'iyo Mana nyine. Reka iri ni yerekwa Yohana yagize arimo yandikishwa isanzandiko n'ibindi byakurikiye ngo abona abantu bavuye mu mihingo yose. Abona nk'abarebare, abona nk'abagufi, abona nk'abirabura, abona nk'abazungu, abona nk'abahinde, abona nk'ab'imihondo, abona abantu bavuye mu mahanga yose bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Noneho abona bahagaze imbere y'intebe y'Imana agiye kubona ngo ibizima bine abakuru 24 abona n'abandi bamarayika bose bamwishyura bose mu kanya abo bantu bajyagana imbere y'intebe y'Imana bose bahita baryama hasi ku mano baravuga ati Imana ntikwiye guhimbazwa. Haleluya. Noneho ngo marayika bose baravuga aba bantu bo bavuye he ko batahoza ngaha mu ijuru? Zamura ikibazo cy'Imana, Imana ishimwe cyane. Yohana ati kuko nagasimbe cyaho baturutse nahoze mbona ibizima nkabona abakuru nkabona abamarayika ariko aba bantu mbona ameze nk'abantu biruvange ntabuze ukomotse icyo ndikubona gusa bambaye amakanzu yera. Haleluya. Marayika aravuga ati nibyo ntuhaza ariko aramubwira bakomotse mu mibabaro yo muri Musanze. Baturutse muri ya mibabaro yo mu isi ariko ikintu bakoraga mu buzima bwabo bakundaga kwiyejesha bakoza ariya makanzu yabo bakayamesera mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Agaciro k'amaraso. Haleluya. Kandi dushobora koga abantu bashobora guhagarara imbere y'Imana
abantu bashobora kwegera mu bwiza bw'Imana, abantu bazagaragara imbere y'Imana bo mu mihingo y'isi yose. Sabateranye kenshi, sabatanze cya cumi cyinshi, ntabwo ari ababwirije neza gusumba abandi, ntabwo ari abantu barapasoje akabisho, ni abantu gusa baciye ku myabaro yo mu isi ariko bagenda biyiza mu maraso. Haleluya! Ntabwo Yesu yavuze ni murekeraho uko bakoze icyaha, uko bacumuye, uko turacumura, ariko icyo barusha abandi ni uko bagenda bagira gute biyiza mu maraso. Uko bukeye nuko bugize gute nuko bwije, ntibati bapfuye he ati bapfuye muri ya babayo, ariko bejesheje amakanzu yabo amaraso y'Umwami. Akamaro k'amaraso ya Yesu nta gakiza bahitire mfite cy'iki gipimo twapima ngo turebe uko byagenze kuri uyu munsi, ariko n'uyu munsi ndakuramiye Imana ishize karahari ikavuga ati kampima abantu bari kwinjira mu rusengero rwanjye rugira gute rwera, hanyuma turebe tubasikane, mwese tubasikane, turebe mwanyuzemo, ibyo mwakozeho, ibyo mwatekereje binyure kuri ekara. Na regional ntiyasigara hano, na regional umwanya itasohoka ati ndakurahiye manya rakiyosikane yihore amaraso. Haleluya! Amaraso yatuma twinjira hano kitufe, amaraso yatugeza hano bigakunda, Imana ikakwemera nk'uwera wayo wogejwe mu maraso kuko wabyizeye. Nta yindi strategy, nta yindi motire baza kwiga, nta yindi formule si ukukunyeganyeza bakubwira ngo Imana tumusengere, naho bamusengera mukira mugaca. Haleluya! Utabyizeye ayo maraso ntacyo yakumarira, ariko wamaze kwizera ko wacumuye kavuga uti sina mama sina data ninjye gusabana ngiye gusabirwa ongera uyejeshe n'amaraso. Haleluya! Aho niyo amaraso agira ikindi agaciro. Mureke baririmbire, mumfashe turirimbe indirimbo ya 85. Indirimbo nkunda kuririmba buryo bwo gutanga ameza y'Umwami, ntabwo natana iririmbyo kore kikora ku mutima wanjye, mbagira ngo nibyakunda nabo ndi kuririmbira nabo bumva uko bimeze, nabo bumva bafashe kandi iyo ndirimbo iravuga ngo amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha bakabonera rwose. Tujye ku gice cya gatanu. Imbere yabona yaboneye abantu bikomeye zawe Yesu nakunze. Regional dusomere urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino 5:17 kugera 21. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino 5:17 kugera 21. Amaraso ya Yesu niyo soko yoza abanduye,
umuririmbyi yarariye ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyahira ibicumuro byawe kereka gusa amaraso yande ya Yesu Kristo. Yesu niwe wigeze ubwira abantu bazanye umugore ngo wari wafashe basambana, baramubwira ati utarakora icyaha na rimwe nabanze ari utonde biyagire gute atebe uyu mugore. Abajya bashisha jambo baravanga abasaza bakuru muri babanje kuva muri iryo teraniro bakajya bagenza ikinyuma niwe baravuga se bagiye kuri mu iteraniro ryose basanga asigaye ahagararanye n'uwo mugore wenyine bati utarakora icyaha nana ko muri kumbwira ngo amategeko ava muri tumuteraniro nga utarakora icyaha yuname abari umubanzi iki. Amaraso ya Yesu Kristo yatukuye ibyaha, yatukuye ku rubanza, atukura guterwa amabuye, atukura kurwara ku ihene, atukura kurwara ku nkoko. Yesu warakoze nawe twarira nawe wapfukamanga nawe bagabanyuta mu gatuza ibyo byari ibicumuro byawe kereka kwemera ko umunyabyaha gusa ukemera igicumuro wakoze hanyuma ukizera amaraso kamurusi Yesu nyeza ariko nanjye sinzabisubira na ibindi byose tukwakora ntabwo byari igicumuro cyawe. Padiri yagamira muzavugenda kuramutsa Mariya 50 igicumuro kizaba kivuye nasura kujya kambe mbese warazivuze navuze 40 ati ubwo no wawe usosyo neza aho urashira izindi 20 cyangwa uzafisha igicumuro giye gucumurera kugira ngo igicumuro cyawe kigire gute gikurwe ntabyari igicumuro na kimwe cyeka kwezwa mu maraso dusome bigabo nihuti gusa mara abagaritse dusome mu Bakorinto ba kabiri Abakorinto ba kabiri ibice 5 mbere ku murongo wa 17 kugeza 21. Yego. Haravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari cyaremwe gisha. Ibyakera babishize dore byose birabihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yinze natwe ku bwa Kristo. Ikaduha umurimo wo kuyunga n'abantu. Aho nshaka kugiye kugira kuko muri Kristo ari n'Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabara ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umuzo 20. Nicyo gituma tubintumwa mu cyimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. 21. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha kubwayo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Sisi teoloji na bya mukutumba. Yego. Imana yahinduye Kristo icyaha imushyira ku musaraba mutera mu musumari ava amaraso. Ayo maraso amaze kunonyagi maze kubyizera duhinduka gukiranuka kw'Imana. Yaranditse muragira ngo mbizeze mwebwe bamaze kwizera Yesu Kristo ko mufite ubugingo buhoraho. Ko mufite iki? Ubugingo buhoraho ndayandi mayeri yo kububona kereka kwizera amaraso. Ariko ndashaka kuvuga muri mirongo n'iki nuko muri Yesu Kristo muri aya maraso ariho twinjiye n'Imana Data. Kuko Imana Data yaratureba ikumviriza umutima ikumva yadushwaya ikumva yadukubita ku musaraba igashaka n'ibisumari. Yesu aravuga ati ndagusabye babari reka mbari ngiye gupfa ku musaraba mpfa mu cyimbo cyawe batera n'ibisumari ariko nawe utazanyizera ntazabona ubugingo buhoraho ariko uzanyizera ko napfiriye ku musaraba uzagihita umubabarira. Haleluya. Dore Yesu uko bikora iyo wakoze icyaha Yesu Kristo imbere y'Imana ati mubye nagize gute naramupfiriye agahita ashyira ikintu cy'igitwikirizo imbere y'amaso y'Imana. Imana ikarebera muri mwe zuzura amaraso ya Yesu. Dore Imana agira amaraso ya Yesu muri nata zuzura amaraso ya Yesu ikabona gende ko ngiye mudakiranuka nuze gucirwa ku Imana kuko namaze kwizerana namaze kwizera Yesu ariko nimba nemeye amaraso Imana Data Yesu itayikubitamo filme z'amaraso ya Yesu ati rero niko ndamusabagize kuyasambanya kuya nimuzi yakoze icyaha ariko yakihamye mubabarije yemeye icyaha cye yamaze kucyemera kandi ariko atazasubirayo babara umurebere muri amaraso amenye ku musaraba. Imana yagitegereza ikabona nongeye kiranye bunga nayo igahita Imana kumeze ko gukiranuka kwayo ikaza naje ko gukiranuka nambaye. Sinzi ko byumva reka bikumvishe neza yendo zabyumva maze no gukura mu minsi imbere.
ariko rero umeze amaraso ya Yesu Kristo ko cyo yakoze kugira ngo umugambyi ajya hera cyane mwisoro rya kera yabanza kumara iminsi 7 yireza kubwiwe adatahirwe n'akamara n'umugore yarangiza bakazana imfizi y'intama cyangwa imfizi y'ihene akayambika ikiganza mu gahanga yarangiza akatura y'ibyaha byose ni muri iminsi ya Pasika umunsi bita atonement akatura y'ibyaha byose Isirayeli yagize gute yakoze karabati niba ngiye gupfa bagiye guca ntabwo ugize gute ntabwo mbizi ariko mana nditanze bya byose yamara kubyatura ihene bakayicinja agatega agasohoka kakava amaraso ihene bakayireza bamara kuyireza ya maraso yashyize ahanga agiye kwinjira ahera yahinjaga rimwe mu mwaka uko yakoraga yaratambukaga no ku ncunda zikanzuye habaga hari inzogera kugira ngo niyaza gupfa niba yageze mu yatumye yagize gute yapfuye yagenda kandi yicire agiye kwinjira ahera ntabwo bashaka kwinjira ahera imbere y'Imana banaga mu ntiwandeba mu maso kubeho kere kunyuze mu maraso yugize mu maraso urakure Imana ariko amaso kubeho ntabwo umutangi bakamwambika iyo kanzu yamara kuyambara kugira ngo n'abasajya bajya kwakira kugira ngo bakire kugenda haleluya nuko rero agafata y'amaso muri ka gasore bamaze gucinjira ku cyahene bamaze kugira ngo harebe byinshi kazaze iyo byo ariyo bamuhoyera kagenda ngo muri byo kuko yajyanye ku bicumuro bya niko barabagira ngo bakagenda mu mutayo bwakura bakayohera bati ukwirya habyohera mutayo bitazongera kugakomba niko n'Imana yajyanye ku bicumuro bya
ikosa mwiye kugera ngira ngo rero kwiye amaraso tuhuza n'Imana data amaraso tuhuza n'abantu twari dushobora guhura ukaba twakuzuzura tuzuzura bwe baramuzi hano twagiye kwigana i Burundi hano igihe turi kwigana tukajya tubyina mu rusengero tukabyina none umuboyi wiwe araza akubita intoki mu maso ariko akubwira atazi icyabaye zaruzuzura aravuga atareka ibintu bya Yesu nabyo ngo turi gutaha turuganira atuzi ko muyaya wanjye yawuzanye intoki mu maso tutari kunyuma umuyaya na shebuja babyinira hamwe bagasangira hamwe amaraso ahuza bose agahuza n'umukozi muri Kristo Yesu nta warya wanyura nta muzungu nta mwirabura nta musukuti nta w'imbata nta muyuda nta mugiriki nta mututsi nta muhutu nta w'amajyepfo nta w'amajyaruguru hariko Imana we reka mfashanye amasengesho nsoza nzakomezesha mvuga ko umuririmbyi yaririmbye ngo amasezerano yose Imana iratanga yakomeza n'amaraso y'Umwami wacu Yesu ese ryariza
mushumi yambare kwiri bakora kwiri utabyo uratofise cyane Yesu wacu tumwamamaze mu magambo no mu bikorwa byivugira
umugisha aroni mupenda turabari kuza twarasenganye akajya murazi ndashaka Imana ikora iki igitangaza kizaza kiri kugamba kamba Vai representante que eu sou uma cabeça, tukavachana tutereza amakano yacu tugiye gukora kandi kazi k'ubwomone ngiye kwambara itaburiya na regional bamaze ariko dufite abantu byose kuko bikomejwe n'amaraso bikomejwe n'iki ajya kuba umuntu yihuta mba umuntu yikigali suranje warakoze ni wambaye mama nambaye itaburiya nkangira aho ari kubyara ariko banda we umuntu wambuje kubyina mwakiri yacyuma Imana irambwira ko wose na nuzo byasiga uko umuntu wasiga gamera ni usiga ngakanga ngakanga kugira ngo Imana ibemeze igikamba kamba kigera kugira no akumva mbivuze inshuro 10 yenemeye Imana ntacu uradoneza icyugu inuma yacibikiye abantu batwitse uruhire none inuma igiye kubona ibona abana b'icyugu bagiye kugira gute nakwa binuma bagiye gushi abinuma amagi yateye icyugu kiragenda kirahabundishije urabyumva neza kirashuma ubwongo wose kiraho ariko kirangije amagera kiri maze inuma irazira yararira byabaze ikiguse cy'ubu byamugerekewe ati kubera urukundo mukunda byatumye nta umugongo wawe haleluya kugira ngo urengere iki urikira abareko inuma kwiritegereza babaze none nzagushimira iki mu buzima ushaka tu inuma iravuze ngenda tuvuze ko gushima ariko aho uzagera hose mpamvu uzumva ndi kubisura mo ngenda baye nkanuma aho uzagera hose uzavuge ngo cyugu urakoze cyugu tuzagira ngo rona muzibyo mvuga ahubwo nuko nemera Imana ko nzagira ngo cyugu urakoze kuko nabonye ibitangaza kiri kugenda kasha ya mbere kwirukana kasha ya mbere gusubiza persone umuntu ari gusubiza ya mbere kwirukana yakabigira ngo igusubiza ahantu yeshona bara propose mu nama y'umwaka ngo nibura ngo bampindura kijya mu indi region umugabo arababwira bo muri bo nabo twagiye amabanga asohoka yagiye mu nama ambwira ati oya mu mujyana ibi byabereye abari bajya kongera kuyobora kuko buriya bazi ko ari umusambo bazi ko ari umusuma bazi ko ibyo kibaga cyohogoza ari mpamvu bamukuye none umusubizayo nibura azaho yubatse amateka uhamya bwe bugize gute bugarutse Imana yavuze ngo ku mugaragaro ku mbuga ikubuye n'ikinyoma zagira gute zagira gute iyo mu ijuru nimuyemerere ibisigaye n'ibyawe sigaye biri kureba kandi ntituzaresha twese ariko tukiri muri aya maraso twizere ijuru akatirisi kuko twese hano icyita rusange isezerano dufite twese tuzajya mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru tukiri hano ku isi Imana igenda itworohereza urugendo kajya niruha buke buke kugira ngo irebe ko twatera kabiri noneho agakote ntugire ukurusha abantu ahubwo yaguha agakote kugira ngo urebe ukuntu uhagarara imbere y'abandi ubabwiriza ubwami bw'iki bw'Imana niwabona barayuriye ntukagira ngo ninde uko atazi gushakisha ahubwo Imana abonye ko muri icyo gihe ariyo maso ugatera umugeni bikagira gute bigakura ako gakoma rero wowe ugasirimbishe uvuga Imana gushimiye ko arayimpaye igikoma cyo kurya utarabona mayoneze utarashimira igikoma ntabwo uzashimira mayoneze ntibizakunda utarabasha gushimira ikijumba cya mu gitondo cy'akawunga waraje ntabwo uti mu magakoma nisomeshe ntabwo uzashimira amagi n'umureti ntabwo bizakunda ariko banza wishimire kawunga agace k'akawunga mu izina rya ari umuntu ushaka gusengera mu maraso ya Yesu ngo dusengane usoze ahaguruke dusenge senga wisunze amaraso
tubanze dusabira imbabazi ibicumuro byacu. Tubwire Imana ati Imana dutangiye icyumweru cyawe cy'imibabaro, kandi imibabaro wagize ku bwanjye ku bwawe, kugira ngo izi mibyimba, kugira ngo izo nkoni, kugira ngo aya mahwa, kugira ngo ibyo bitutsi bikuremo iminyago. Nibyo umuririmbyi yaririmbye, aravuga ati iminyago ni iyanjye, nibyo yarapfuye, ariko inyungu ni izanjye. Maciro k'amaraso yawe ndakemeye, ndakizeye, ubwo utimanye umwana wawe ntabwo uzabura kumurwana n'ibindi byose. Pastor cyane natwe tuzamurira ijwi, ashimira Imana yaduhaye Yesu Kristo, ikadusezeranya ijuru, kandi ikabihanisha kwicira Yesu ku musaraba, akamena amaraso, akavuga ati abo baturutse he, bavuye Musanze, bavuye muri ADEPR, bavuye mu Methodiste, bavuye mu Rwanda, bavuye mu Burundi, bavuye muri Amerika, bahoraga beza ibishura byabo n'iyo mitima yabo bakayereza mu maraso. Mana baciye, reka tuzabone kiriya cyubahiro bari abantu babo. Dusengera Imana itwezeho iminkanyari, itwezeho imirabagwa, itwezeho icyaha icyo ari cyo cyose, ariko kandi iduhe ibiduhumuriza muri urugendo turimo. Mana yaturemye mu shusho yayo, Mana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mana warakoze, uhabwe icyubahiro. Ayo maraso yawe ku musaraba yatweza igisa n'ikibi cyose. Warakoze Mana yacu, natwe dufite uburyo bwiza bwo kukwegera, ariko kubw'amaraso y'igiciro cyinshi waduhurije hamwe, kubw'urukundo wadukunze. Ijambo ryawe niko rivuga ngo kuko wakunze abari mu isi cyane, yatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mana yacu warakoze, turagushimye kuri uyu mugoroba mwiza, turagushimira umukozi wawe utugejeho ijambo rikomeye. Ayo maraso ntarayihene, amaraso si ay'ikimasa, ahubwo ni amaraso bashaje ku musaraba kugira ngo natwe tubashe kubona ubugingo buhoraho. Haleluya, warakoze Mana yacu, turagushimye, turakunezerewe. Uyu mugoroba reka umugoroba w'umugisha kuri buri wese waje kuzirikana ryawe, kandi yayo maraso wamenye ku musaraba, reka twese adutunganye Mana, kugira ngo tuzi imbere yawe dutunganye, dukiranutse rwose, kugira ngo tuzahagarare imbere yawe tudaciriwe urubanza. Turagusabye Uwiteka Mana yacu, kugira ngo uyu mugoroba muri iyi minsi dutangiye kwiga izi nyigisho, reka izi nyigisho zizafasha buri wese ugera muri iri teraniro, reka buri wese uzagera muri iri teraniro azabohorwe nawe, reka abarusha bazabohorwe, reka abafite ibibazo bazabona ibisubizo, kuko uri Imana yo kwizerwa. Mana akora imirimo n'ibitangaza, umukozi wawe umugire neza, bajya muri iri teraniro ubagire neza, igikorwa cyose cyakora mu inzu yitiriwe izina ryawe, Mana ugira umugisha, ugaragara igira Imana. Tugiye gutandukana, turongera no gutandukanya kugira ngo twitirirwe nawe, maze Mwana uzongera kutubonanisha umunsi w'ejo dushima izina ryawe. Ayo mara